ngo buriya bakubwira ko Rocky kirabiranya ngo buriya ngo filime ya mbere yasohoye bwa mbere ngo yayisobanuriye ngo ku giteleviziyo ngo cyari gifite uruni nyuma bazita kuti za Kiromba buriya ngo umuntu witwa Jean Marie Mikorojeni muri La Frasheri ngo buriya niwe muntu wa mbere buriya ngo Mikorojeni niwe muntu wa mbere wazanye mu kibuga umuntu bita Rocky ariko nyuma yaho Mikorojeni biza kurangira n'ubundi Mikorojeni nawe yagakwire kuba yarabaye umusobanuzi wa filime ahubwo byaje kurangira ngo Mikorojeni akubise umuntu na kadake na hantu bitaga Koromboka ngaza kwerekeza imvuto agaruka asanga Rocky kirabiranya yaramaze kugoyinga vayiro nibwo Mikorojeni yaje akimara kuva imvuto aje abahuye na Kimomo bamupanza akazi biza kurangira bakoze genge uri buko bita Rafati Kaboyi umuvuzasi mukuru buriya ngo ngari Vietnam ngo bashobora kuba baramukuye mu rwagashya urumva ariko nyine nanone oya na makuru muri mihanda kubera ko ngo kuva Arafati Kaboyi yagenda yagiye gukora ikiboyi oya ngo bamukuye mu rwagashya impyiko barazigurisha gake kuko hari ikiza n'ubundi ese ubundi ko yabyaye ikimbiza yarabyaye sizabyaye urukiko barugurisha harutanga wironga ivashi ikiza niko yabyaye ari kwigira umuryango wiwe ariko kubw'amahirwe wenda nataha kagaruka ari muzima tuzashima Imana nuko nguko bakifatanya bakimara gukora iyo ganga uwitwa Rafati Kaboyi nibwo yabwiye Rocky aramwicaza aramubwira ati muvandimwe ntabwo dushobora gukora iyi timu imeze gutya tudafite abantu nibwo Rocky yahise yiyegereza uwitwa Mikorojeni abazanye na Arafati buriya ngo niwe wazanye igitekerezo cyo kuzana uwitwa Kadafi nk'umufotografe kugira ngo atangire ajya shootinga utuntu Rocky two gushyira kuri Instagram buriya bakubwira ko Kadafi yatangiye gukorana na Rocky ari umuntu umukorera utureel tujya kuri Instagram ari nawe muntu wamufashije kudevelopa Instagram page ziwe ama Facebook things like that babakoze genge gutyo biza kurangira uwitwa Kadafi yipanze akazi biza kurangira bafashe umwanzuro wo kuzana uwitwa Savimbi kuko uribuka ko icyo gihe iyi nkuru mbabarire ntuze kugira ikosa ukora zebra switch tuyigende runono uribuka yuko Rocky ajya kugoyinga vayiro yagoyinze vayiro nyuma yuko asanze uwitwa Sankara yari yamaze gushimuta ikibuga biza kurangira Sankara ubwo yisangaga muri View Nation muri kubana atakiri kure ibintu nkuko yabirekuraga mbere yahaye ikibuga witwa nde Rocky kirabiranye Rocky batangiye kumenagura ukajya wumva gasobanuye kose ushaka kuvuga ati Rocky yasohoye projet Rocky yasohoye movie utuza gufata iryo zina rya Rocky riraza riraremera yitwa Rakasibira bimukoreye cyane hamwe na yayindi n'iyandi irimo ngo Rample Skills sawa ntago nzi ngo irimo ngo sinzi uko byitwa nyasi ya mafilime ariko Rocky Rakasa niyo yamukoreye cyane Rocky aragenda akora izina rirerire izina ryo yariramenyekana biza kurangira uwitwa Rocky yicaranye n'uwitwa Kadafi Prito Arafati Kaboyi bicaye mu madive mu Gatsata nibwo yamubwiye ngo ese uyu mwana duhora tubona hano muri karitsiye ukora imiziki ubwo mvuze Papa Cyangwe nta kuntu Papa Cyangwe twamuzana tukamusapotinga amakuru nkura mu Gatsata ngo bivugwa yuko Rocky ngo ari umwe mu bantu babwiye Papa Cyangwe ati shaka umufungo ngo promoting none ngo cira birarura ngo buriya namaze kwivumburira amakuru ngo bivugwa yuko uyu Rocky kirabiranya ngo buriya ngo nubwo Rocky yabarizwe nubwo Papa Cyangwe yabaga muri Rocky Entertainment ngo Rocky ikintu yari ashinzwe nugo promoting ibikorwa gusa ngo mu bijyanye n'amavideo n'ibiki ngo Papa Cyangwe yari yishyuriraga kuko afite mukuru wiwe mu Bushinwa yoherezaga amafaranga Rocky akamanaginga Papa Cyangwe biza kurangira Papa Cyangwe ageze ku rwego ruremereye yicaza famiye iramubaza tukeneye iki nyeneye kuba umuhanzi ngo bagukubitira akayabo kasaga miliyoni zigera muri 600 ngo bayahereza uwitwa Rocky n'amakuru nkuri mihanda bivugwa yuko ngo uyu Rocky ngo amafaranga menshi ya promotinzamo Papa Cyangwe guturuka ku ndirimbo bita Kunsutsu kuzamuka kumbeba kugeza ku maproje zose Papa Cyangwe yagiye arekura zikagoyinga vayiro ngo buri ari amafaranga yose Rocky yakoreshaga ngo na amafaranga yari yaraturutse mu ihehe ubona Papa Cyangwe ahenshi bakavuga ko ngo nawo 8 bamuhaye benshi bava ngo bagurishira agasamba
ibyo ngibyo nanjye niko naje kubyumva kubera ko mu Gatsata iwabo na papa cyangwa abantu bari bafite amazu ubu bahakize ibitaro ngo bivugwa yuko ayo mafaranga ariyo bamukandiye baramuhereza ngo nawe aterura ashyira rokatingira icyamamare papa wanjye ngo noneho uko bakoraga ibikorwa bizamuka mbere noneho reka nabivugire rimwe na rize mahite nanigendera ngo buriya ngo mu kintu bimwe mu makuru mwahishwe bimwe mu bintu byatumye witwa papa cyangwa Sezera Rock Entertainment ngo nuko bakoraga ibitaramo ngo Rock akabika amafaranga ibyo proje zose iby'ibintu icyo amaproje yose yinjije Rock akikubitira ku mufuka ngo Rock byaje gutungurana uwitwa papa cyangwe ubwo yerekeza ku Burundi agiye gukorera indirimbo n'uwitwa Orege sinzi nimba wibuka indirimbo papa cyangwe yakoranye n'uwitwa Dolphe ubwo bari muri Tanzania ngo burya ngo Rock ngo yari yahawe amafaranga menshi cyane kugira ngo uwitwa Dolphe akorana na papa cyangwe Rock arangije abwira papa cyangwe ati mwana wanjye tuza ati cara wige ngo ndaza kugira ute kukugurira imodoka ukwezi kwa mbere kurakubita ukwezi kwa gatatu kurakubita nibwo ngo mu kwezi kwa kane papa cyangwa yakubitanye na Krisizi yatanze muri Rebo ari kugenda ari mu gatwikiriye ngo uwitwa cyangwa cyegera Rock ngakimubwira ngo dadi ngo kubona Krisizi bamugura gatwikire kandi naramutanze gukora ibitaramo bya Danje naramutanze na kope za Danje wibuka na kampani zose twagiye twamamaza amajingo yanjye nagiye ntanga ati Rock ngiye wangura iyo modoka Rock aramubwira ati ugenda mu modoka wizehe ati jya ugenda muri iyi ngiyi cyangwa ugira ute ubyihorere papa cyangwa aratuza ngo banaza kuza kugira ikintu baza gupfa ngo baza gupfa iki umukobwa witwa Isabenge Tatiana wakundanaga na papa cyangwe ngo genga ariko itamukeneye ngo kuko ngo Tatiana yagoteshaga papa cyangwe ugasanga papa cyangwe umunsi wo kujya muri studio kwitabira ibitaramo bimwe na bimwe ngo witwa Tatiana amujyanye mu mayoga ngo bikaza kurangira papa cyangwe atari kwitabira ibyo bintu biza gutuma ngo papa cyangwe yandika iretere yo gusezera ye muri Rock Entertainment ubwo intandaro wayumvisha ngo papa cyangwa buriya ngo kuva kiba muri Rock Entertainment ngo nta n'igiceri cyatanazi cya Rock ngo ndetse no kuva mu rugo atega moto ngo yabwiraga inshuti ye bita Pazo cyangwa se Brighton OG wa nyawe ngakamuguriza itike kugira ngo arinde abone uburyo agera muri studio ngo Rock nta kintu yamukandiye izo ni zimwe mu ntandaro zatumye witwa papa cyangwa turumbuka muri Rock Entertainment biza kurangira rero ubwo papa cyangwa yaravuye muri Rock Entertainment uribuka ko aba bagabo Rock yaje kubabwira ngo bakore channel bita akagoroba k'ababyeyi iragenda iracinduka iyo content iranga biza kurangira Rock afashe uwitwa Mikorojene aramubwira ati mwana wa mama dore nturi gusobanura dore ibi nibi amufata ukuboko ariko yamwinjizaga muri systeme y'ubuhosta biza kurangira uwitwa Mikorojene abaye umuhosta atangira guhostinga icyo bita movie night iyo projet yari ya Rock agira ute ayihera Mikorojene ati iyi boro yijemo uyirukankamo izagukura hamwe igushyira handi nagabure nabo bahungu banje basavimbe cyane ariko nabo yego barafatanyije na game bafasha Rafati baramukindura sha hiza kurangira Rafati akazi kaye musa cyane ariko nyuma y'aho ngaho uribuka ko Rafati yari afite indi projet nawe ari kwirukankamo ubwo yashaka kugira ute kwigendera mbaza ngo rero amakuru uyu munsi nshaka abantu murarana nayaga amakuru ushaka iyi ni inkuru nshaka kugira ngo abanyarwanda murarane aya makuru muyabika mu mitima yanyu mucire birarura uyu Rock nta n'ikintu cyamujyanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rock yagiye abashuka ngo nta myaka 100 ngo nta gikwe uyu Rock yamaze kwisangira umukobwa w'inshuti yiwe bita Kristera uherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa muri Texas niwe mukobwa bagiye kubana ni naho ubukwe bugiye kubera ni nawe muntu wagize ute wamuhaye bank statement amutigitira n'amaviza ibintu birihuta Rock agiye gukorera igikwe cyiwe muri Amerika hamwe n'umushari we bita Kristera ibindi byose mwavuga ngo agiye mu madiru ngo mu turimo tw'amaboko shwida Rock agiye kwibanira n'umugore wiwe bita Kristera niho amusanze niho ibintu bigiye kubera bye bye kwa heri Rock ikongera kumubona i Kigali gusa ibiganiro tuzajya tubibona filime yazisigiye Sabembe Rock aremeye ateatiriye abahungu ibihumbi adatatira ngo nagikwe igikwe cye ntago kijye yajyaga bivuga sinzi nimba mukurikirana filime za Rock yajyaga bicira mu marenga akagera akavuga ngo dore urwego rwanjye bro akajya atangira ese ndongore cyangwa mbyihorere akavuga ngo ntagikwe ubu nagasanze Kristera sheri wiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Texas kandi nge ndabibabwiye ayo makuru ndayabahaye Rock ntuzongera kongera gufera abantu ubabwira ngo ntagikwe
isangira umugore wa Christelle mwikorera ubukwe filime n'ubundi wari umaze igihe utazikora warerekeje amaso kuri documentaire reka Savimbi ikora akazi na bagaheza ubwo urwego rwawe nyine Imana igenda ikubakire wibonera imirimo myiza nta kindi nakwifuriza ariko agahinda usigiye papa cyangwa kari kumucegeta warangiza ugakora amakosa yo gufata papa cyangwa ukamurekura ukamuhereza Ndahiro Valence papi ngo namumanaging kandi tuzi ko domaine ya Ndahiro Valence papi ari ukuduhereza inkuru za gitifu wakubiswe n'abaturage za gitifu wagize gutya abazungu zayi barwanye n'imbamenewe inyanya uwo Ndahiro aramanaging umuziki gute banyarwandakazi mujye muri comment mutubwire ngo ese koko Rocky hari ikintu yaba yarakoreye industry nyarwanda dutekereze kuri music dutekereze kuri movie dutekereze ngo Rocky warekuye papa cyangwe agatuma agahinda kamukindagura yarangiza akamuhereza Ndahiro Valence papi papa cyangwa mwari mumwohereje gukora akazi k'itangazamakuru ko kuzajya ajya kumenya ngo abakorodoniye ba Nyabugogo barya iki